Nagira ngo munyemerere mbagezeho inkuru y'ibyishimo ariko nanone nshimira akarere ka Karongi ukuntu kitwaye muri iyi nkuru rwose birashimishije cyane kandi twizere ko izagumya kubikurikirana. Hari kuwa 31 z'ukwa karindwi, ubwo hashize iminsi nk'itatu, twabonye ku mbuga nkoranyambaga hasirikura ubutumwa bw'umuyobozi w'umudugudu bwagiraga buti: Akarere ka Karongi, Umurenge wa Murundi, Akagari ka Kamina, Umudugudu wa Nyakarambi. Muri iki gitondo cyo kuwa 31 z'ukwa karindwi 2025, tumenya amakuru y'umukobwa bita Ugirumure Henriette, afite imyaka 34 y'amavuko, avuye i Kigali afite umwana uri mu kigero cy'umwaka n'amezi abiri. Umwana yitwa Isimbi Darlene, ikigaragara umwana si uwe kuko tubajije na musaza uri i Kigali avuga ko uwo mukobwa atigeze abyara. Turarangisha ko uwaba azi uyu mwana cyangwa nyirawe yatubwira. Murakoze. Tukimara kubona ubwo butumwa, ababyaye, ababyeyi n'ukuntu babonaga akana rwose gatoya, wareba n'umumama rwose umufite ukavuga uti rwose cyakora uriya mumama umufite nawe agira impuhwe, kuko nawe rwose abonaga atishoboye pe. Ariko impamvu uvuga ko dushimira akarere ka Karongi kabyitwayemo neza cyane, nyine nayo mpamvu nkoze iyi nkuru ngo mbasangize hano ku Makuru Mix TV, nshimira akarere ka Karongi ukuntu kabyitwayemo, ariko nanone nsaba kugira ngo hazagire ikindi gikorwa kirenze uko babyitwayemo. Amakuru rero dukesha Kate Radio yakurikiranye iyi nkuru yagize ati: ubuyobozi bw'akarere ka Karongi bwashyikirije Malayika Murinzi umwana ufite umwaka n'amezi 8 wagaragaye mu murenge wa Murundi afitwe n'umukobwa uri mu kigero cy'imyaka 34 y'amavuko uhakomoka, wari warahamuzanye amuvanye i Kigali nyuma yo kumurera amuhawe na nyina kuva afite amezi 3. Malayika Murinzi arimo kubitaho bombi kuko bigaragara ko uwo wamureraga nawe atishoboye rwose. Akimara kugaragara i Karongi amufite, byaketswe ko yaba yamwibye, ariko nyina w'uwo mwana utuye i Kigali mu karere ka Gasabo mu murenge wa Ndera avuga ko uwo mukobwa atamwibye ahubwo ko yamumuhaye ngo ajye kumumurerera. Ubuyobozi buracyakurikirana impamvu nyina w'uyu mwana atamureze agahitamo kumuha undi ngo amumurerere. Icyakora hari amakuru avuga ko yaba yarabitewe n'ubushobozi budahagije, bikavugwa ko kandi ko yaba akora akazi ko kwicuruza. Aho nahereye rero nshimira ubuyobozi bw'akarere ka Karongi kuba bwabashije gufata uyu mwana n'uyu witwa ko ari umubyeyi ariko utaramubyaye, nawe ugaragara ko rwose atishoboye, bakabona Malayika Murinzi ubarera. Birumvikana ko n'akarere kabafasha rwose. Muzatugerere ko uyu mubyeyi wabyaye uyu mwana nibiba nta n'ubushobozi afite nawe yitabweho arera umwana we. Komeza kubashakira inkuru nziza kandi zishimishije hano kuri Makuru Max TV, dukomeze tugire ibihe byiza.